mu gihe cyo kuryama nibwo yambwiye ngo uyu munsi ngo ntabwo nguri burara aho wari usanzwe urara, urajya kurara mu cyumba cy'abashyitsi. Ndamubwira se kubera iki ndi bujye kurara mu cyumba cy'abashyitsi, uriya muntu akarara mu cyumba cyanjye? Ni umugore wazanye wansimbuye utabimbwiye. Arambwira ngo ibyo ntabwo bikureba, urabizi ko ari nta mwanya w'ibyo ngibyo nabona, nta busobanuro kano kanya mfite. Aho nkubwiye kuryama uragenda uryame cyangwa urarara mu ntebe wicaye. None se Patrick, wenda kumuzaniho abagore bandi nicyo gisubizo? Ndavuga cyari cyo gisubizo. Kumuzanaho abandi bagore nicyo gisubizo? Icyo gisubizo gusa nuko numvaga nyine nkamwishimiye baravuga ngo ku bana ikibishi nyine bazinze kuvuga kumfunga kugakenda ariko ku bana ariko ntabwo twabaye byinshi. Ntabwo mukundaga? Ntabwo namukundaga nyine, wenda ko babona gukunda ko nyine twabana bitewe n'ibibazo byayibana. Nyine genda ko nyine yashize n'igihe urumva nyine ubwo nabitakunze bitewe n'uko hano batari mu rwego rumwe. Tako nyine ndagira muta nyine nje gushaka ibyo gukora ndigire. Wabonaga mutari mu rwego rumwe gute? Nyine urebye nyine uburyo n'uburyo hanjye meze ntabwo byari gukora. Yego. Uburyo ameze nukomeze, wowe umeze gute, we yarameze gute? Uvi inkuru yanjye. Mumeze mte? Mumeze neza? Gemeze neza? Nanjye meze neza. Ko turimo turavugana n'abantu buretse gato ya Marita. Ndazi kukwakira. Sibyo? Nizere ko mumeze neza aho muri hose atandukanye, na Marita mwumvise ko ameze neza nubwo ntaramwakira. Nizere ko namwe mumeze fresh, buri kimwe cyose muri gutegura mu buzima bwanyu kiri kugenda kibahira. Niwumva bisa naho biri kugenda biri kuvamo chic nege bita ari kumacinga, tangira ushake uburyo wabikosoramo cyangwa wakora iyo bwabaga. No kuvuga ukora iyo bwabaga nyine twatuntu wakoraga, twatumenyero wakoraga kugira ngo bigende neza, wongere udukore none udukore neza cyane. Birashoboka ko umubiri watangiye kunanirwa, atangiye gukora siporo. Birashoboka ko roho yatangiye kunanirwa, ugenda usenge, ukore meditation, wicara ahantu wiyumve uvuga uti reka ngaruke muri jewe. Sibyo? Niko ubuzima bwubakwa. Ubuzima nkuko duha essence imodoka, ni nako natwe tuba dukeneye ya essence, lisansi tuyikeneye kugira ngo natwe moteri y'ubuzima bwacu ikomeze gukora neza, kugira ngo moteri y'ubuzima bwacu ikomeze kubaho, kugenda neza, useke wishime. Ntabwo guseka ari ibintu nyine biza gutyo gusa, urabikorera ukabiharanira, icyo cyo rwose ukimenye. Ni nayo mpamvu rero burya niyo wicaye ahantu heza, ukaryama ahantu heza, ukaba ufite ibintu byiza muri salo iwawe, mu nzu iwawe, akenshi umutima wumva unezerewe. Wifuza salo nziza, wifuza saramanje nziza, wifuza garde robe nziza, wifuza amamiriwari mbana meza batatse neza, reka nkurangiye muri Igasabo showroom. Hamagara 0788 770 Marita muhawe n'Imana. Umeze neza? Meze neza. Namahoro? Amahoro. Ariko ufite isoni nyinshi koko. Soni ntago zabura. Ntago zabura? Nese urumva tukurya koko Mari? Oya. Nuko ndikumva mfite n'ibyishimo byinshi. Ibyishimo by'iki ubwo? Kuko nahuye nawe. Reka da. Yego. Nureba ko yidafite isoni ari byiza. Yego. N'ubuze busanzwe ugira isoni? Nta nubwo nkunze kuvuga cyane. Ngiye nganira n'umuntu akajya nsubishamo inshuro nyinshi. Kese nshaka kugusubishamo inshuro nyinshi rero. Ujye uvuga yego ndagerageza. Yego. Uri umudamu, umuntu yakwita ko uramutse umuntu akubwiye ngo wivuge wakwivuga kuri inde? Nkuko nabibabwiye amazina yanjye ni Muhawe n'Imana Marita.
ndi umudamu, ndi umumama w'abana babiri. ku isi bikatangura umudamu se kwita bikuraho Nyine ndi umumama. ego ujye uvuga ngo ndi umugore. Ndi umugore w'abana babiri. kuko umudamu ntabwo ari ikinyarwanda. Okay. ndi umugore nkaba umubyeyi w'abana babiri. Yego. Yego. biryoha gute kuba umubyeyi? Kuba umubyeyi nyine ni byiza kuko iyo uri kumwe n'abana bagusekera bagukinisha nyine wumva unyuzwe. nawe wumva unyuzwe. Yego. ni byiza ko hari nk'igihe uba ufite nk'agahinda nk'umwana akaza akakuganiriza mami gutya na gutya nyine ukumva urishimye. Yego. wifuje ko tuganira nawe ku nkuru yawe y'ubuzima bwawe waciyemo mu rushako rwawe. byagenze gute? nyine njye nabaye imfubyi ndi umwana mutoya. nyine muri ubwo bupfubyi nderwa na mukuru wanjye kwa kundi abana babagabana, njye mukuru wanjye aramfata amfasha aragenda arandera mpaba igihe kinini. nshyitse mu wa kabiri segonderi nibwo nahuye n'umusore nyine antera inda. akimara kuntera inda nyine arambwira ngo ndabizi neza ko inda ari njye wayiguteye, ariko mu buryo bwo kugira ngo nyine famiye yacu itagira igitutsi cyangwa njye ntambuka avuga ngo dore wa muhungu wo kwa runaka yateye umwana inda, reka ngo utware. arantwara kodesha inzu nyine tubamo. tubayemo nyuma nk'ibyumweru 2 nabyo byari bitarashira kuko ndibuka neza haburagaho nk'iminsi 3 kugira ngo ibyumweru 2 bishire ndi mu rugo. nagiye kubona mbona ari ninjoro kuko yari afite akazi nyine, yari umushoferi, yari afite umukira atwara akatwara n'abana ku ishuri. Yego. noneho muri ibyo byumweru 2 biburaho iminsi 3 nibwo nagiye kubona mbona ninjoro atashye nka saa 5 kuko naramutegerezaga muri salo, bategereza igihe ari butahire, ntabwo yaryaga wenyine kugira ngo dusangire mutegurire n'amazi yo koga. nka saa 5 z'ijoro nibwo nagiye kubona mbona araje azanye n'umukobwa. noneho mbaha karibu mu nzu, bicaye mu ntebe muri salo, nibwo namubajije kuko nyine yaraje ari afite intebe yicaragamo. araza mbona yicaye muri ya ntebe yicaranye na wa mukobwa, ndamubabaza se umushyitsi bite? aramuteruye se? oya, ntabwo yari amuteruye, bari bicaranye, umwe aricaye nka hano undi yicaye hano. yari intebe y'abandi? yari intebe y'imyanya 2 yakundaga kwicaramo rimwe na rimwe akaryamamo. ndamubaza ngo umushyitsi bite? arambwira ngo ni byiza. ngo nturi kubona ko ari byiza se? n'uwo mukobwa ahita ambwira amadango ni byiza, ahita ambwira izina rye, yitwa ngo Murerwa Jessica. ndamubwira okay, nanjye nitwa Muhawe n'Imana Marita. turibwirana turaganira. uyu ari ku munsi wa mbere nyine azanye uwo mukobwa, nibwo bwa mbere nari mbibonye. noneho tuganiriye nyine arambwira ngo nimbashyirira amazi muri dushe nk'uko nari nsanzwe nyamushyirira muri dushe, nyashyiramo. nyasizemo arambwira ngo ndashaka ko utiza umushyitsi kuri ya sume yawe nawe ngo akajya koga. nyine ngira ngo ni umushyitsi yazanye bakorana mu kazi cyangwa n'inshuti cyane n'uwo muri famiye, kuko famiye ye ntabwo njye nari inyizi, nari ntarayimenya. nuko nshyira amazi muri dushe, ndangije kuyashyiramo nagiye kubona mbona nyine nsabye yasume ndayizana. nyizanye arambwira ngo nereke umushyitsi ngo ahajya kwamburira. ndahamwereka. mara kuhamwereka kana beretse dushe, umugabo aragenda mu cyumba cyacu arambura, uwo mukobwa agenda mu cyumba cy'abashyitsi nawe arambura, muhereza yasume ko nari nzi ko ari umushyitsi uje. arangije mbona bajyanye muri dushe. ko nari umwana w'imyaka 14, yaranteye inda mfite imyaka 14. nyine ndatuza. baragenda baroga, bavuyeyo barambwira ngo nimuzanire ku mavuta yanjye yisige. ndayazana arisiga. yisigiye mu cyumba cy'abashyitsi. mu gihe cyo kuryama nibwo yambwiye ngo uyu munsi ngo ntabwo nguri buraraho wari usanzwe urara, urajya kurara mu cyumba cy'abashyitsi. ndamubwira se kubera iki ndi bujye kurara mu cyumba cy'abashyitsi? uriya muntu akarara mu cyumba cyanjye, ni umugore wazanye wansimbuye utabimbwiye. arambwira ngo ibyo ntabwo bikure, burabizi ko ari nta mwanya w'ibyo ngibyo nabona, nta busobanuro kano kanya mfite. aho nkubwiye kuryama uragenda uryame cyangwa urarara mu ntebe wicaye. naragiye ndamwumvira ndaryama, nari mfite inda ikiri ntoya, nibwo nari nkimenya ko ntwite. ndagenda ndaryama, buracya mu gitondo n'ubundi barambwira, narabyutse nyine ndagenda ndategura icyayi. babyutse barahaza bajya ku meza banywa icyayi. arangije arambwira ngo nintegurire umushyitsi
ngo ajye koga ngo arashaka kugenda, ndagenda n'ubundi ndabikora ndamutegurira aroga aragenda. Bukeye nk'iminsi nk'itatu nibwo nanone nagiye kubona mbona azanye undi ariko utari wa mukobwa yari yazanye tena nanone. N'ubundi bigenda kwa kundi arambwira ngo aho uryama ariko urahazi, ndamubwira ngo ndahazi. Ndagenda n'ubundi ndaryama. Noneho bigize nk'inshuro ya gatanu nibwo nahamagaye mukuru wanjye ndamuganiriza. Njya ku ruhande ndamubwira ubuzima mbayemo muri urwo rugo n'ukuntu ankubita, ko yanabyangaga yarankubitaga. Arambwira ngo ihangane nuko zubakwa igihe bizatinda ariko aze guhinduka. Namubwira akanyihanganisha nyine nkumva ko n'abandi ariko bameze mu ngo zabo, nkomeza kwihangana. Noneho abikoze inshuro nyinshi mpamagara mama wiwe ndabimuganiriza. Arambwira ngo reka ngo n'ubundi ibintu yishoyemo byo kujya kuzana abagore ngo ngo sinanabishakaga, kuko nari nzi yuko ngo nzamushyingira ngo ibyo ntibindeba, ngo muzakora ibyanyu, ngo niwumva bikurambiye ngo urugo rwakunaniye ngo uzafate inzira ngo utahe. Ndamubwira nta kibazo. Noneho abikoze igihe kinini nibwo numvise umutima wanjye ugiye guturika, ndahaguruka ndigendera. Genda ku nshuro ya mbere amenye ko nagiye n'ubundi angenda mfite inda. Nacyo gihe nari mfite inda nk'iy'amezi 7. Genda mfite inda, nimba yaravuze ngo wenda uyu muntu ntahazabyarira, aza kundeba kwa mukuru wanjye. Aje kundeba ndongera nsubira mu rugo, arabireka bihamara nk'ukwezi ho abyarabiretse. N'ubundi araza kongera yongera kubikora, n'ubundi akajya bazana bakarara mu cyumba. Hari n'uwaje ahamara ibyumweru 2. Ahamaze ibyumweru 2 noneho numva kwihangana ntabishobora. Ndamubwira ngero ndi kubona ibi bintu nabirambiwe, ndi kubona ngiye kwigendera nkazajya kubyarira uyu mwana mu rugo nkamurera. Arambwira ngo ibintu ntago bizongera, nanjye wasanga ngo ari uburwayi, nanjye ntabwo mbizi. Arabireka burundu turubaka turakora, kuko yari afite n'amafaranga, dufite n'urugo rwiza. Turakora ariko mu gukora yari afite botike, ntago nari nemerewe kwinjira muri botike, ndetse n'ibyo kurya yazanaga yari afite. Twari dufite mare nini yabaga muri stock, mare ifite imiryango 3. Yashyiragamo agafuka k'umuceri n'akakawunga n'ubuto n'isukari, kuko yabikuraga aho ngaho yacururizaga akabizana aho mu rugo. Yashyiragaho ingufuri, yajya kugenda agasiga adashya umuceri akansigira nk'irobo, yaba ari akawunga nayo akayidaha akabishyira aho ngaho akongera agafunga. Noneho ibintu bibaho ngaho mbona ntazabyihanganira. Narabyaye, nkimara kubyara mba nkomeza kuba muri ubwo buzima, mba muri urwo rugo. Ko nakikaga no kwa mukuru wanjye akambwira ngo ese uri kujya he, kuba ubona nanjye ubuzima mba mbayemo hano wakihangana kuko ukagenda ukubaka urugo, ibyo agukorera byose ukabyihanganira mu buryo bwo kubona aho kuba. Ubu uri kuza hano nzagufasha gute? Ubona umugabo wanjye turya ari uko tuvuye kudeya, ntago uzajya kudeya niyo nda. Wowe genda wicare mu rugo wubake kandi ukomeze wihangane. Kudeya no kugira gute? Kudeya no kugira gute? Kwa kundi nyine ujya nko gukorera nk'umuntu mu murima akaguhereza amafaranga. Okay. Yego. Nuko mba muri ubwo buzima bw'urwo rugo. Iyo wabonaga wenda umugabo wazanye abandi bagore bwumvaga bimeze gute? Bakubwiraga icyo abo bagore? Barazaga bakicara, bamara kwicara bakicara muri salo, wakambwira ngo ntingende mbategurire bajye muri dushe. Nkagenda ngashyira amazi muri dushe, nkazana n'isume bakajya. Kuki wabyemeraga? Kuki wemeraga ko ibyo bintu bibaho? Gihe cyarashyitse mukuru wanjye arambwira ngo mu buryo bwo kungira inama, arambwira ngo nurajya ubona abo bakobwa binjiye ntukajye utuma bajya mu buriri bwawe, ujye ugenda mu gihe bashyitse, ujye uhita ugenda ujye kuryama. Noneho nabikora akankubita. Mu buryo rero bwo gushaka amahoro ngiye nkagenda nkajya muri cya cyumba kuryama, kuko bwaracyaga mu gitondo bagahita bagenda. Usibye umwe yazanye akamara ibyumweru 2 bakananirana. Kuko numvaga ari kumutonganya cyane, amubwira ngo wandaya we, ngo biriya bintu wakoze ngo nsohokane, ngo nurangiza ngo mbone ngo umukobwa akwicayeho. Barashwana cyane, ndaho ngo nicaye ndi kubireba ndituriza, kuko ntacyo kuvuga muri icyo gihe nari ngifite. Nabibonaga gutyo nkabyihorera. Iyi nimero wampaye ni umugabo wawe? Yego.
akiri umugabo wawe cyangwa nta nubwo duherukana, ntabwo nzi n'aho aba ari mukuru wanjye n'uwampaye nimero. izina rimwe yitwa gute? Yitwa Patrick. Patrick. Alo. Oui, muraho neza? Muraho neza. Ni Patrick tuvugana? Patrick, muraho neza? Yego. Nitwa Rweme. Nitwa Rweme. Ndi umunyamakuru. Nari ndi kumwe n'umuntu witwa Marita. Witwa nde? Umuntu witwa Muhayinimana Marita, uramuzi? Ndamuzi. Mufana iki? Mufana iki? Uwo yari umugore wanjye. Yari umugore wawe. Yaje ngo tuganire ku kiganiro mu itangazamakuru. Twumvise avuga ibintu twifuza kukuvugisha kugira ngo tutumve uruhande rumwe. Ikibazo se tukubajije kugira tutumve uruhande rumwe? Nta kibazo mbaza vuga ko ari byo ndimo. Nta kibazo mbaza vuga ko ari byo ndimo. Muhayinimana Marita se wenda mwatandukanye ryari? Watubwira niba wenda twajya tubimenye bisanzwe tukubaze n'ibindi. Nyiri ukuntu bimeze hashize igihe ariko ntabwo ari ikintu cyane ko ntabwo ari igihe mbega navuga ko ari ikintu cyane ariko n'ikintu. Mwapfuye iki se Patrick? Ndi kumwe n'abantu kandi murabona atari ntiwajya ku ruhande gatoya se? na nyine nta n'inota n'itanu ariko ntabwo ari ibintu nyine bigize ntabwo ari ibintu byatari cyane ibyo twapfuye nyine nta bindi nuko nyine twari tubana ariko tubana ibyo numva ngo ndashaka. Wagiye se ahantu atari urusaku tukavugana neza? ubwo wamenya iminota nk'itanu cyangwa wenda reka ngo iminota 5. icyo ntabwo ndi nacyo. Niko Mari? Karame. Ibyo byose gukoraga byagukomerekeje gute? Byankomerekeje nyine naje gutaha. Njya mu rugo. Hako hari hashize igihe nyine tukimara kubyarana kabiri uko nabyaye umwana wa mbere aza kumpera n'indi ya kabiri. Yego. Ndagenda ndatorongera njya mu Bugarama. Ngeze mu Bugarama hari udufaranga duke nari mfite. Tugeze mu 20,000 mfata inzu amezi 4. Avuga ngo iyi nzu mfashe ngiye kubana n'abana banjye inaha mu Bugarama, abo ubuzima bworoshye wenda najya njya no mu gishanga cy'umuceri nkajya kubagarira abantu umuceri kuko narabyize ndabimenya. Abana banjye nkabatunga bakabaho nanjye nkagira amahoro mu mutima kuko numvaga umutima wanjye ugiye kuzaturika kubera ibintu yankorera. Mba muri iyo nzu nkajya njya kudeya. Noneho banza utuze Marita. Humura tuza. naje kujya ahantu ngiye gusenga ahantu bita kwibuye mu Ryankana. Ariko umugoroba nka 11:00 ko hari amasengesho y'ibigoroba bigoroba 7. Noneho nza kubona Jose araje. Ariko umugoroba we yahashyitse nko mu masaha 11:00 n'igice zishyira 12:00. Kubera ukuntu numvaga abantu bamuvuga ariko ngewe narabuzaho namukura. Nza kumwegera aho yari aramateranira soje.
ndagenda ndamusuhuza, mara kumusuhuza ahita nyambura umwana nari muhetse aramuterura. Wenda reka tugaruke kuri ntozi, tugaruke ku nkuru ibyo twarimo turavuga, sibyo? Ndavuga ngo byagukomerekeje gute? Byarankomerekeje cyane ku buryo niyo mbonye igitsina gabo numva nta wundi mugabo nashaka mu buzima bwanjye, kuko yarankomerekeje birenze. Mutima wanjye wuzuye agahinda kenshi yanteye, kuko hari n'igihe yazanye umugore kwa kundi uvuga ngo nitambika ku muryango gutya, ndavuga noneho uyu mugore ntago ari bwinjire mu cyumba cyanjye, ntago ari kuza kunzungura, ntago napfuye. Ndi gukurikiza inama mukuru wanjye yangiriye. Ku meza hari icyuma nyine turarwana, ndi kwanga ko yinjira, ndavuga n'uyu mugore ntago ari bunyinjirire mu cyumba. Nibwo yatoye cya cyuma agiye kukinkubita nginga akaboko gutya, niyo iyi nkovu mbona kubita cya cyuma gutya. Ntago yigeze abyitaho avuga ngo ndi kuva amaraso, kuko nahise musunika uwo mukobwa yikubita hariya, yagiye kwita kuri uwo mukobwa we tuyazi ntiyareba amaraso ndi kuva. Ndabyuka mfata igitambaro nari nteze mu mutwe, kuko igihe cyose nkunda gutega igitambaro, ndahazirika. Nkimara kuhazirika ndagenda njya kwa muganga. Nijyanye kwa muganga, ngeze mu nzira nahuye n'inzego z'umutekano, ako sinababwira ibimbayeho, mbabwira ko nkomeretse kubera ko umuriro wari umaze n'akanya wari wagiye. Baraberekeza bangeza kwa muganga, bo basubirayo. Kwa muganga nasohotse mu gitondo. Yego, ukomere. Iyo wabonaga umugabo ari kuzana abandi bagore uri mu kindi cyumba, wowe warasinziraga? Ntabwo nashoboraga gusinzira ngera, ahubwo nararaga ndira. Bwacyaga mu gitondo amaso yabyimbye, abantu bambaza ngo ka maso yabyimbye, nkababwira ko nyarwaye, cyangwa nkitandira agatambaro ku buryo nta muntu uri buze kumbona. Bikomeye cyane. Komere cyane Marita. Uyu munsi ni nk'iki wibutse wumva gituma amarangamutima menshi? Nyine nibuka ukuntu muri ubwo buzima nabayemo, nakibuka n'ukuntu ndi kugenda ndera abana njyenyine, aho ndaye none atariho ndareje, numva agahinda kanyishe. Ese ntabwo wigeze umukunda na gatoya Patrick? Naramukundaga cyane. Ukanabimubwira? Yego. Wese ntabwo we yarambwiraga ngo ntabwo uri kuri level yanjye. Iryo jambo sinzongeye no kuryumva mu kanwa kawe, kuko rintera iseseme. Ngo wowe ntabwo uri kuri n'igihe yigeze ataha, ndabyibuka noneho yaje ari ku manywa aza afite envelope, ngenda musanganiye nkaho ngiye kuyimufasha, ahita aransunika nikubita hasi. Ukomere cyane. Ngo humura. Komera. Mbwira gukunda utagukunda byakuvunnye gute? Birababaza. Uzi kuba uri kumwe n'umuntu mu nzu, ndube waganira nawe, nube wanamubwira ngo bite se mu kazi byagenze gute, kandi mwicaranye, yabaga ari muri telefone, nanjye nkaba nicaye hariya. Igihe cyashyika nakumva ndambiwe nkajya kuryama, nubwo wumva narwaniraga kuryama muri icyo cyumba, nta muntu wavugishaga undi. Yaryamaga ukwe, nanjye nkaryama ukwanjye. Naramurebaga akambwira ngo ndimo ndamunukira, ngo nindebe yirya. Muryamye mu gitanda kimwe? Yego.
yaje kureka kuzana abo bakobwa yazanaga mu cyumba iwawe? ntabwo yabiretse. Iyo yumvaga ngo ngiye kugenda mu buryo bwo kwanga ko yaseba wenda avuga ngo uriya muhungu yateye umwana inda, arangije aramutunga. None dore umwana agarutse mu minsi itarenze ingahe. We yahitaga anyereka ko atazabyongera, wenda bagahurira iyo ngiyo, nimba yarabonaga bimubangamiye agashira nk'icyumweru atabazanye, mu kindi akabazana, bamwe bakankubita abandi bakanciraho, bagasomana bicaye mu ntebe mbareba. Nyine abakobwa bo bageragezaga buryo ki ari bundisha umutima, bagakora ibintu mu maso yanjye nkumva agahinda karanyishe, ngahita mpaguruka nkajya kuryama. Kuko hari igihe yambwiraga ngo aho kuryama urahazi ni hariya, genda uryame uduhereze umwanya. Ngahita mpaguruka nkagenda. Mbere yigeze akubwira ko agukunda? Tugiteretana atarantera iyo nda nabonaga nkunda, kuko no ku ishuri yaramfashaga akambwira ngo azambera aho papa na mama batari, ariko ntabyo yigeze anyereka. Hari igihe yigeze akubwira se ko atagukunda? Arambwiye ngo ntabwo ndi kuri level yiwe. Yego. Iryo jambo yavugaga? Yego. Ubwo ryakuryaga gute? Yarambabazaga, natekerezaga kuntu nta babyeyi mfite, natekereza n'uwampaye isezerano ko azambera aho papa na mama batari, n'ibyo yankoreraga ndi ku ishuri. Noneho nagera iwe nkabona nyine ntabyo ankoreye, ahubwo aho kumoza amarira niwe yantera, agatuma nanibuka ubupfubyi nabayemo, nkumva agahinda karanyishe. Mwaje gutandukana se gute? Njye naje gufata umwanzuro ndahaguruka ndagenda. Allo Patri? Ubu twavugana? Nta kibazo. Mbese Marita yamarambwira tugushiye ku ngingo uburyo mwatandukanye kuko atari uburyo bwiza. Ni iki wenda navuga ngo cyakubangamiye kuri cyatumye mutandukana? Okay, sinzi impamvu imigwagiye abanyamakuru ntabwo bizi, sibyo? Ariko ngiye ikintu cyatumye dutandukana, urabona ukuntu byagenze ubundi. Nyine umukobwa twahuriye nyine ku kiganiro, nyine biboneka ko tuganira, tuganira nyine tuza guhurira nyine byahora byumva nyine turaryama. Turyama nyine gutera nyine ubona ibijyanye birebire, waba baravuga ngo kubana ikibishi. Nyine bazinze kuvuga kumfunga, tugatenda ariko tukubana, ariko ntabwo twabaye byinshi. Ntabwo mukundaga? Ntabwo mukundaga nyine, wenda ko babona gukunda ko nyine twabana bitewe n'ibibazo byayibana. Nyine genda ko nyine yashize n'igihe, urumva. Nyine ubwo nabitakunze bitewe n'uko hano gatari mu rwego rumwe. Tako nyine ndagira muta nyine nje gushaka ibyo mukora ndigire. Wabonaga mutari mu rwego rumwe gute? Nyine urebye nyine uburyo n'uburyo hanjye meze ntabwo byari gukora. Yego. Uburyo ameze nukomeze, wowe umeze gute, we yarameze gute? Rwose nawe kumbuze byinshi cyane, ubwo nawe ngusobanurira ngo ese ni ajyari umukobwa ushaka kubona ko vatira umukobwa mu rwego cyangwa ntabwo no kurego. Ubwo ntabwo nakubwira ngo uburyo meze n'uburyo wameze. Uyu buryo ameze njye ntabwo byaba ingego yanjye ko turi kumwe cyangwa ko tuba twabana. Byose byabaye bitewe n'uko byabaye n'uko yanjye kwitenda gusa nta kindi. Ntabwo twagiye gushaka n'ubundi ari uko umutungo cyangwa ejo. Ni iki se wenda utamukundiraga umaze kumugeza mu mago wa mugani? Cyane njyewe kamubwire sibyo, arabizi iyo ubanye n'umuntu udakunda ntabwo ushobora kubana n'umuntu. Umva ko nyine ari umuntu nyine beza wishimye. Ntabwo muri make n'ababizi babizi ushobora gutera umuntu inda bitari ibintu nyine utari wateguye cyangwa utari ushaka. Ujya kuryamana ne ntabwo wari wamukunze? Abizi rero abasore mu gihe cy'abakenyezi kuryamana nyine numva ko ari ibyo ngibyo nabona bakeneye, ariko ntabwo twaryamanye kubera ko numvaga nyine icyo gihe numvaga mukunze sibyo. Ariko nyine bikimara kugenda ko ntabwo twakundana kugira ngo nzagere muri kuvuga ngo turabana, ntabwo
mbega nawe ufite gahunda yo kumutambara nawe niko ibyo byabaye gusa nta kintu. ariko ngo wamuzaniragaho n'abandi bagore none se ariko ndumva ari ibyo ngibyo hari ikindi zumva twavugana. nyine wamuzaniragaho n'abandi bagore mu nzu iwawe. nyine reka kubwire sibyo si ubundi wowe waganaye. oya nakwibwiye ariko nyine wambwiye kuri umunyamakuru ariko simbi wagana. oya nakwibwiye uri umugabo we cyangwa nari we ariko ntabwo nyiriwe. wari umugabo we? ariko ntabwo nyiriwe. mumaze igihe kingana iki mutandukanye? mwaka ndakeka ndakeka kuko bisa kose urashira. mufitanye abana bangahe? mufitanye abana bangahe? ntabwo ndi kumva neza n'abana gusa. mufitanye abana bangahe? mufitanye abana bangahe? abana ni babiri. none se Patrick wenda kumuzaniho abagore bandi nicyo gisubizo? byarabaye. ndavuga ari cyo gisubizo. umbwiye ngo kumuzanaho abandi bagore nicyo gisubizo? ariko igisubizo gusa nuko numvaga nyine nkamwishimiye nawe numvaga nyine mbega nshaka wera ko yagenda agenda mpuye nyine nta gahunda afite kuba wagenda ukaba kwigira. ni icyo wamubwira muri kano kanya? nababwira ko nta kintu mba namubwira kuko n'ubundi si ibyo kubera numvise n'amakuru nyuma bagacire ariko n'ubundi yaheza kuba ariyo nta kintu twakubona. okay sawa urakoze. ntacyo. Mariyo ni umugabo wawe? umugabo wanjye. yego. ni mama niwe muvugana? niwe. komere cyane komere cyane kubw'ibyo bikomere wahuye nabyo. wumvise uko avuze wumva uwarenzaho iki? ubwo sinshobora no kumuhamagara nkanyitabe kuko n'icyo gihe ngifite telefone ntarayigurisha naramuhamagaraga yakumva ijwi ari ryanjye niyo nakoresha indi nimero agahita avuga. impamvu nkomeje kukubaza gutyo ni uko numvaga avuga gutyo nkaho birashoboka ko wambeshya atari umugabo wawe wampaye indi nimero. ese ubu ntabwo nimero yande koko niwe. muramutse mwana bipanze bikaba gutyo wumve ko byaba amakosa sibyo kuko harimo abantu benshi ngo bajya babeshya. oya njye ndabizi. ibyo ndabizi. yego umuntu uri kutwumva se muri kano kanya wumva wamubwira iki? usaba nabwira n'abana b'abakobwa bakiri batoya abasaba kwirinda kuko abahungu baradushuka. ntekereje amagambo meza yambwiraga n'ukuntu yamfashaga ngira uwo munyeshuri ntabwo nagatekereza ko ari we wambwira gutyo cyangwa ntafashe n'abana biwe basi yabyaye njye akanandeka. ntashobora no kumbaza ngo umwana ameze gute. bintera agahinda. ari nk'igihe umwana wanjye mukuru ajya abona nk'umuntu akambwira mami ngo uriya niwe dadi nkamubwira we nuko twari tuvanye gusenga gusa ntabwo ari we papa. yagiye mu wuhe mwaka cyangwa mwatandukanye mu wuhe mwaka? mwatandukanye mu wuhe mwaka? tumaze imyaka nk'itatu n'amezi kuko nahavuye umwana mutoya mfite ari muto cyane. yego. ukomere cyane wenda kazareba kino kiganiro so wumva wamubwira iki? nta kindi nabona namubwira gusa Imana izamumugisha ku byo yankoreye. nta kindi nabona. ujya umubona se wenda aho atuye? ntabwo nsinzi haba sinzi mbese nta hantu nzabona nimero ziwe nazo nari ngifite kuko ngifite iyo telefone niho zari ziri
simukadi nari mfite yaratakaye yari Airtel. ejo bundi nongeye kubona telefone sinabyitaho kuko nari maze igihe kinini nta telefone mfite. iyi ngiyi mfite ni umuntu uheruka kuyingurira vuba n'icyane. Ego reka tugane ku musozo. Uza gukora kino kiganiro wumvaga ari nk'icyo wifuza? Njyewe nyine mpura na Jose namuganirije agahinda kanjye njyana mu rugo iwe arangabura kuko nari nshonje n'abana. Kimara kungaburira amereza n'amazi arambwira ngo niwe wateruye ibase y'amazi ayijyana muri dushe. Arambwira ngiye gukaraba amereza n'imyenda mpindura iyo nari mfite n'abana bambika ku myenda y'abana be. Arambwira rero tujye muri salon turagenda ndarya ngaburira n'abana nari nshonje. Ari maze iminsi 2 ntarya njya kubaza uza mu kino kiganiro wifuzaga iki? Nifuzaga ko naruhuka umutima kuko numvaga nenda guturika umutima. Ndavuga we basi reka ngende negere Gerard yambona ari umuntu mwiza wenda azamfasha nidukora n'ikiganiro basi akanakireba azagira impuhwe basi agire n'impuhwe abana be ndebe ko yabafasha kuko naho kuba mfite n'uyu mwenda naje nambaye iki gitenge n'umuntu wakimpaye. ubu murakomera. Komera cyane. Mari vuga nimero telefone yawe umuntu ugushaka abe yakubona. Bishobora kwenda rumugira neza, bishobora no kugira inama, birashobora waguha undi mwambaro nk'uko byagenze gutyo. Yego 078 644 736. Urakoze cyane kandi ukomeze gukomera, sibyo? Yego. Imana ikomeze gukomeza, ikomeze korohereza, ikomeze ku nawe wiha agaciro nk'umugore, sibyo? Sibyo? Ntabwo agaciro kawe ari uko umugabo wawe yaba hari cyangwa akureba, sibyo? Wowe ugomba kwiha agaciro mbere ibindi n'abandi bazanye. Siko bimeze? Ibindi n'abandi baza nyuma. Yego, urakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Yego, ku muntu uri twumva muri kano kanya wifuza kubana n'uyu muvandimwe, nimero de telefone ndazishyira hasi, mu supporting mubane nawe. Nakomeje kumubaza nyine ibyo bibazo nyine kumva ugomba kumenya se mu by'ukuri inkuru bavuga nizo ntabwo arizo, kugira ngo wumve nyine uko bimeze. Cyane ko kuri izi mbuga hari ubwo abantu bahimba bakeya bitari byo. Nibyo mpamvu rero umuntu aba agomba kugerageza akareba ko ntawe duca mu rihumye akaba yazana ibitari byo. Niyo mpamvu rero namubaza gutubazo two kumujyana hirya amazi, se n'umugabo wawe si umugabo wawe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kurumva uje guhimba inkuru zitari zo, nanone inzego z'umutekano nazo zirahari kugira ngo zice icyo kintu. Ntabwo biba ari ibyo rero. Situ noneho tubwira ababikoze. Ntabwo ndi kuvuga Marita twumvise bye. Reka rero mbareke Imana ibaho umugisha kandi ikomeza ibateza imbere mu byo mukora byose, mu supporting abandi, ko nicyo kituma imigisha iza. Merci beaucoup.